se mana yanjye amezi atatu maranye inda ubiyinda koko none utayerekeza mama zanye amezi atatu uburenda kugerageza ariko se bundi wowe uri mu biki ni kweli uri mu biki koza amasahani vira mu byomba wasanze amasahani yanjye atogeje ntabwo mukeneye hano riga kandi mukecuru ntabwo unyura oya ntabwo mukeneye wasanze amasahani yanjye atogeje abanye hano nk'abakeye ugambanira umwana genda ubundi turi kwinjira mu nzu yanjye ya data bukwe sohokera mu nzu genda jya kwa nyoko ntabwo nkwishimiye rwose ubundi mukecuru ariko nzabaho sohokera mu nzu nakubwiye ngo ntabwo nkwishimiye ugambanira umwana wanjye ntugere ku mwana wanjye sohokera mu nzu ibi ni ibikira girayo ariko se mukecuru nzagukorera iki kugira ngo unkorera ibiki se ngiye unkorera ibiki hari akazi kawe nkeneye sohokera mu nzu ariko se mukecuru reka mbanze mubaze umbaze ibikize igihe twabaniye ko mbona tubanye nk'abakera umwana wawe uhora umbaza none ntamukubaza hano ntacyo mukecuru ntabwo wishimye ndamubaza nde ko ari wowe si wowe wabimbwiye ntacyo icyo ugomba kumbona ni ukunzanira umwana nukunzanira umwana untoteza mukecuru wagakwiye kunyenga n'inda y'umwana wanyu wumva uwo mwana wacu si utwite ari hehe nimubyageza muzana mutereke hano ubundi umva reka nkubwire ibyo wivugishwa ni uko muzehe ataraza ngo nkujyane no kuririmba ujya gusobanura erega data kuko arankunda ujya gusobanura umwana wanjye ntabwo nzaguha amahoro n'umunsi wari mutanyeretse umwana wanjye umwana wawe utanzanira sinzi aho ari nawe ntabwo azi maybe tugomba kwihangana none nibyo waje genda ubanze umuzane tubone guhana ndamuzana se njye namubitse ahubwo niwe ugomba kumwumva ni wowe uza ahantu hasi ariko yagiye kugutera muheri ugomba kumuzana mukecuru reka mubwire rwose ntacyo ntakoze narihanganye nariye kubera data kuko ahari noga kubera hari adahari nta cyiza wankoreye ntiwambaye ntacyo neza kuzagukorera utampaye umwana aravuga ngo naheza ntiwari waba usigara iwawe uzarya uhage uzishime uzatuze mu rugo rwawe umva ntabwo nzaguha amahoro n'umunsi nari mutanzanira umwana urabeho ndagiye nibyo koko naheza utegenda wakagenda ariko naho ugiye ntihane ndagukurikira azanyumva kandi azanyihanganira azanyakira ubanza kuzanzanira umwana nta bindi ibyo ndakubwiye ngo ihute genda uzahage uzajya hehe utanyeretse umwana wanjye mfite mama ndabisazanyumva genda ejo bundi ndaza ngaho mara kukumvira mu rugo genda ihute kandi uri mubi n'iminsi mbayaha kubera data bukwe uri mubi wa mukecuru ako kagambane kawe ujya kungambanira umwana wawe se ntabwo nzaguha amahoro umwana wawe se yabaye iki mukecuru umunsi umwe uzamubona kandi uzanezerwa kandi uzaza kunsaba imbabazi nimubona izo mbabazi zazigusaba nimubona igihe ntaramubona nta mahoro nzaguha ntabwo nzigera nguha amahoro ngaho urabeho imana ikurinde uzagenda ntabwo ibyo mbikeneye ayo magambo ariko mukecuru uri kabutindi ihute ayo magambo yawe ntabwo nyakeneye ihute genda naba genda rwiza ihute genda wenda hari mbe mpumbetseho gakeya ihute se urandeba iki ihute genda urandeba ibiki ihute genda mukobwa utagira indoro y'ahazaza aze kuntesha umutwe atanzaniye n'umwana wanjye koko ya baba mbega igikecuru ba nyirabukwe babakazana ni kuriya baba bameze uriya mukecuru sinzamukumbura Jesus mbega umukecuru ni ikigome naryaga ntoteza haryama ntoteza ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu iyo data bukwe yabaga adahari sinaryaga sinanywaga yantotezaga mbega umukecuru mana uriya sinzamukumbura idayimoni ego mu izina rya Yesu cyokoze sha nimba ari hariya
ko ntago nahakumbura uriya si umukecuru ni karashika aravuga ngo abakazana baba babi ariko none uriya mukecuru igini ubusemane yanjye amezi 3 maranye inda uyinda koko none ndayerekeza mama zanyica amezi 3 uburenda kugaragara nigira amezi 5 izagaragara noneho mama zanyica ariko ndabizi azanyumva ariko subu mabukwe koko kabizi ko mfite inda akabanyirukanye gutya ariko data bukwe azamfasha natanamfasha wenda umugabo wanjye azaba yaraje nakundi nabigenza mama ndabizi azanyumva uyu ni umuruho yewe nibyo koko ntaheza ntiwanyu cyane byembere wenda mama azamfasha Wese ninde ukoma? Mbese ni wewe mzee? Uraho. Uraho mama mugabo. Ni karibu. Amahoro ra? Ino amahoro. Twari twagiye muri ranche mu nka zacu hari Nyagatare. Sanahati. Inkoni yanjye ariko yo ndayigumana. Ngaho umugabo ntatandukana n'intwaro. Yego ngaho kumana karibu ngaho winjiye nyine kumana yawe. Murakoze? Ya. Mu Nyagatare. Mama mugabo amakuru. Makuru ni meza. Nyagatare bimeze neza. Inka zimeze neza rwose nizazo n'abashumba bameze neza. Imvura yaraguye ahubwo sinabonye ko nkuzanira amata ariko nawe uzajyayo bazajya. Ayandi nawe yaratarandashira. Murakoze cyane. None se kuvuga no gutaruka. Wa mukobwa nasize aha Kanyana ari. Ariko uratinyuka ukambaza uriya mukobwa koko. Naramwirukanye. Ariko si bundi mubaze. Kanyana urabona umuntu azamureka kuriya gusa ntamukurikirana ngo amutumubaze umwana wacu. Urabona tuzarekera gutyo gusa. Kanyana rero uko namubonye aragoye. Ariko ntabwo twamukira. Hari inkuru zivugwa ngo mugabo ngo yaramutunze ngo yaramufite ibyo yarabigenda ari ibintu n'ibiki birasaba kwitonda. Erega buriya hari n'igihe yaba mu kazana wacu. Ibyo ngibyo ntabwo mbigaye ariko se mu kazana wacu tubwira naho umwana wacu aherereye. Turabikurikirana. Turatekereza abakobwa bo muri iyi minsi batagira indoro y'ahazaza. Wasanga yaranamugambaniye. Reka nkubwire rero. Turabikurikirana ntabwo turicara amategeko arahari igihugu cyacu kigendera ku mategeko ntabwo twabireka. Turabikurikirana ariko reka turebe iherezo ryabyo. Ngo rero no kubikurikirana ajya ngo wamwirukanye. Naramwirukanye aho kurya munsi ugenda nahise mwirukana. Use ngiye nari kurarana hano nawe munsi. Oya byari bigoye ariko bikwitonda. Burya niyo yaduhemukira akagira ate ariko ikiremwa muntu kigomba kwitabwaho. Ariko ntacyo bitwaye turabikurikirana. Nyina nawe yaje gushyigikiye hano aho kugira ngo yumve ikibazo nyamukuru aho bashaka kumwumvisha ko umwana we n'umusazi ariko yaramubonye. None se ngiye nanjye yabongeretse nubwo yabaruye. Erega niko abantu bameze, abantu baragoye cyane bisaba kwihangana, bisaba gushinyiriza, bisaba kubagendaho neza ahubwo twabijyana no mu buyobozi ariko bitamenya amaraso bitazanye induru bitazanye iki reka tugire ubwenge. Induru se zarabaye aho ku kibazo gisigaye buriya no kumukurikirana umuntu akamenya aho uwo mwana aherereye. Ufasha akagakora. Ntabwo umuntu yakwicara gutyo gusa. Urakoze.
mwabasindi cyo ngaho rero mukamutara wagowe mbekanya karame mama cyakora ishyano rizi gutera mwakabyarana ko twavuganye yuko se uzaguma kwa nyoko buko nguko nari nabikubwiye ugarutse gute kose mama kwa mabukwe nari mbirambi aranyanga mbese no mucecuru w'umutindi muto isiko naryaga kwera data bukwe nkaryama kubera we adahari sinaryo reka ukuntu nabaye ariko mwakabyarana ndavuze ngo ceceka ndamagambo gawe ngene hano urukunyumva neza baravuze ngo amazi garashyuha ndigibagirwa iwabo wa mbere amafaranga ganjye uragazanye mbwira mukongo byagenze gute mama reka mbwire ni ukuri nta warubora ndabizi narahemutse narakushije pe ariko uri umubyeyi none se mama urantahe ewe ndi umubyeyi koko ubu si iyo mba umubyeyi uba waranyanditse kure ariko wa mukobwa ufitanye ko bukukarishye none rero mama gusa ko nari umugome narabonye cyane narabibonye utazi amagambo yasigaye uzi amagambo yasigaye mwababyeyi bubu dufite akazi naguhaye amafaranga ngo ujye kumbahira uragenda ngo ugiye gushaka za bagabo uhingukanye budigi ni njyewe ugiye kurwana nayo ariko ufitanye ko bukwe njyewe nagiye kumva numva mbwiye ijambo ngo abana banjye ndago bagiraga indoro y'ahazaza amabere garikunda ubu rero nashatse ikintu ndagukorera cyane ugiye guhama hamwe wagaragaye budigi ngiye kuyiteke cyakora none ishobora byose mukamutara naragowe naragenze ndabona ndagushyira twaributse ubundi wageze hano gute waje uri kubaririza naje mbaririza nyine barandangira ngeze ijyaho mu ikorosi barambwira ngo manukira hano bonyanira ngo kataha ngenda nyobagurika iki n'agahinda n'umubabaro ariko mama ukwiye kumbabarira pe none nagira nde ubwo nyine ni ugutuza none si mu by'ukuri kugezana n'ubu ndakanunu k'umugabo wawe ntako ndamenya pe mama uko ndaza ku nkeke ya buri munsi amanywa nijoro sinyirya sinyiryama ubwo nimuha umwana we nimba babona muhetse mugongo ntagira n'impuhwe ababyeyi dufite akazi ababyeyi muri iyi minsi dufite ikibazo gikomeye cyane ngaho uragiye nijyewe ugiye kurwana na budigi nijyewe kwirukanga kuri mitiweli nijyewe ugiye kukugaburira gusanzwe uzi siko niriraga igipate rero ngo ndago mutizira igipate ni akawunga mama njye ntabwo nashibye uzabinanira amasiriri n'udukaroni n'ibyo nkunda nibyo ko ukwiye kugaburiraga uriya mugore uvugaga nabi kuriya ngo ndago ngugiraga ngo abana bawe ngo ndago bagiraga ngo indoro y'ahazaza ngo ibiki n'ibiki ane siko bagiraga indoro y'ahazaza hanyuma uwo nguwo yagiye gute nabiryaga ntuko ariko nkabirya ubwo rero uramenyera igipate none sinakwanga amanjye ntabwo nakira baca umugani ngo byahishya nararyonza kandi ngo ntubyahikibara kirigata none nabigenza ute ariko ngaho tambuka nakubabariye kuko ndahandi ho no gushyira niba ari agahinda mwarakandeye uretse imana ishobora byose imana yakabyara niyize ukunda uko nzabaho ariko mama reka mubwire waba uzi neza ko hari igihe imana ikora ibitangaza irabikoraga cyane ndabizi ntabwo ubizi neza ko buriya kuko nirirwaga nturira ambwira nabi angaburira ntuka iyo nagira data bukwe mba narapfuye ariko reka mubwize ukuri waba uzi neza ko buriya umugabo wanjye ashobora kuzaza kandi akaza ameze neza uko ibyo yankoreye byose ukuntu yangaraguje gake nakora ikintu cyose akacyanga ngo nankeneye mu rugo rwe tubana nk'abakeba ariko azicuza kandi azasaba imbabazi yenda n'ubwo utazi iyo yagiye uriya mugore ngo ni nyoko bukuriya mukecuru ariko burya muregwa twari turi inshuti ariko ndazi ko ari umugore ariko murerwa ubwo rero reka dutegereze imana yakabyara yo kunguraho igisuzuguriro hari igihe imana igukuraho igisuzuguriro mu buryo utazi nubwo bwose wambabaje ndakindi cyo nubikora reka dutegereze imana yakabyara ifite uko izabigenza naho ubundi ndakundi ko ntubigenza ariko uriya mugore mana yarambabaje muregwa yanyihishemo muregwa naramukundaga cyane imana ishobora byose ngagenda nkajya no kumusaba amafaranga ari kunguza akagamba urabizi mama ntuzamukumbure kuko ibintu yankoreye akora icyo ndi kubona yaragukorera ikizimanuko yakwambitse ibinduza bigeze hasi ibi byose nabibonye kubera data bukwe ayiwe ako uriya mubyeyi ni umuntu yangaga kuniza n'igitenge cyo gukenyera ni umugome imana izamuha ijuru cyakoze nta kindi namusaba ngaho rero tambuka ugenda ushyira ibyo bikapu byawe urakoze cyane mama imana iguhe umugisha none sinabigenza nabigenza ute mwabandumwe ko kubyara byo mana nyagasani imana ishobora byose umuntu utari wabyara ndaco mwovugana
njyewe narumiwe aho bigereye aha ni ukwizera Imana nyagasani ndakundi ko ntabigenza rwose mwababyeyi mwe twagushije ishyano ni ugutuza hasigaye Imana yonyine akaba ari zicira inzira ndabindi urabyara ukarira waba utabyaye ukarira ibintu ni ibibazo gusa ubu ndamuhiki ngo amafiriti n'ibiki amafiriti ariko buruzanye n'umufuka w'ibirayi ariko reka nje ceke iyo ngo umwana watazavuga afite n'ikibazo ugasanga bingozeho ngo ibikindi reka nje ceke ndegereze igihe Imana izashakira nuko ndabundi ko byogenda ako ubu koko ubu ningera mu rugo papa na mama baramfata gute n'umudamu wanjye nasize kweri ako naguze imodoka mfite amazu amamoto mu muhanda ako reka ndeke kwibabaza umutima ngere mu rugo ndebe uko bimeze ariko mana yanjye wabanza ugaca kwa Jado nkajya gukora nkajya kureba ibikoresho bitandukanye bya electronique radio nkajyana mu rugo ngashyira mama telefoni n'agacaje na ka flash ako nta kibazo reka ndebe ukuntu ngenda Ono kwa Jado ndahageze ndabona amageze kabisa Umeze mute? Hano kwa Jado? Urama telefoni? Umena radio na televiziyo hari ikibazo? Ikibazo birahari byose. Ngira vuba kabisa ndi kwihuta. Telefone na radio zirahari. Agateleviziyo bari kugatunganya karaje kakugeraho kiya. Biratinda? Aya ntabwo bitinda ni minota mike. Okay, nta kibazo kambe mushyanga ndabamuhaye ngaha ibindi bibe. Mama aho ngaho nkabi 12 gusa. Okay, sawa. Nyine bukore vuba nta kibazo bari kugazana na. Sinarindiraho gato yariri. Warindira. Okay. Kumbona bisa nkaho biratinda mu nakuntu nataha mu rugo arahazi Jado nariwe waza kumubwira mukaza ukanzanira hari ikibazo nabyo turabikora bakakugeza. Okay, sawa kabisa urakoze ubwo ndabona kahageze kabisa. Sasa uriya musore ko mbona yabaye mu kera i Kigali bishobora kuba byaraciyemo.